tudatinze Murera tuyigemo ejo twabakumurira yarari mu nteko rusange ejo ngabo inteko rusange ibintu byabereyemo yabiripotinze neza cyane asoreza ku majambo abantu batandukanye bagiye bafata barimo na Prezida wa Association Rayon Sport Tadeo Twagirayezu nawe waje kuvuga cyane cyane kubyo abanyamuryango bari bifuje kumva kuri ku mibanire ye ndetse na Vice Prezida we ariwe Prosper Muhirwa arabivuga ageraho nawe ngo afatwa n'ikiniga ararira ahita asohoka aragenda aritunganya neza arangije aza kugaruka ariko mbere yo konda tuza gukomereza kuri iyo nteko rusange reka tubaze tubahe update ejo hari match twari twababwiye ishobora kuba y'amagaju ndetse na Rayon Sport nyuma yaho Rayon Sport match yayo na Elmereke yanze Rayon yari yifuje gukina match amicale n'amagaju turi ahangaha rwose ndivuga ko Frema ari nawe wahamagaye Prezida w'amagaju amubaza Prezida w'amagaju avuga ko biteguye bari tayari rwose bazi ko uyu munsi ari buze kuba match cyane pe ariko ngo umutoza wa Rayon Sport nawe yabambye yabayibamba match ngo arayanga aravuga ati ndashaka kwitegura Kiyovu Sport sinshaka match ya gicuti niba match yo muri weekend yarabaye yaranze mumbabari ariko ku ruhande rumwe nkaba namwumva burya bashobora gukina n'amagaju habura iminsi 4 bikitwa wenda ko ubuyobozi bushaka amafaranga ariko ugasanga uzi nk'amagaju buratsinze Rayon Sport uburyo byayafekta kuri journée ya mbere ku munsi wa gatandatu byayafekta cyane arabyanga rero aravuga ati ndamutse ntakareje mu mukinnyi kuko amakipe menshi uko tubizi asoza pre-season 1 week before none icyumweru cya nyuma kikaba icyo kwinjiza match mu mitwe y'abakinnyi iyo ni update ya mbere match ya Rayon Sport n'amagaju c'est maintenant confirmé que iyo match itari bube Fremu turi kumwe Rayon Sport yanakoze imyitozo mu gitondo rwose kugira ngo barebe match y'Amavubi nta match bafite ejo nta nadeka begeze bakina ubwo ni Rayon Sport yagaruye Basane niwe wagarutse ariko witwa Sheri Mohamed na Emery bo ntibaragaruka iyo ni update ya mbere update ya kabiri hari umukinnyi yitwa Shadrack Bingber murabizi ko yarakire mu Rwanda Bingber uyu munsi saa 11 ari bugende z'umugoroba ariko ajyanye ikintu kimeze nk'agahinda ajyanye intimba Bingber intimba ajyanye ni yuko mu gihe cyose amaze mu Rwanda nta n'ijana habe n'urupfumuye ameze nk'uri muri stage yihangane nako kandi yari yasinye amasezerano agafotorerwa hehe ku biro bya Rayon hagati y'abaperezida babiri hagati ya Muvunyi ndetse na Tade ubundi yasinye hagati y'amafaranga yasinye hagati y'amafaranga ariko atashye imbubutse asubiye amaboko masa agiye uko yaje n'umukinnyi wapushinze cyane aravuga ati se byibuze mwampembye n'ukwezi kumwe ko nakoze ko nakinnye imikino ya gicuti Rayon Sport meruka se Tade avuga ngo ntago babona ukuntu bandika aya mafaranga ngo azamurebera ku mufuka we nawe yanze kurebaho impamvu rero Tade atamurebeye ku mufuka reka tunabihuza Tade afite stress zitarabaho kuva ngo yatorerwa kuyobora Rayon Sport muri iyi minsi Tadeyo amakuru namenye ngo afite ikintu bita stress Efremu zitabaho buriya ejo bundi habaye inteko rusange ku cyumweru abantu bagira ngo abareyo bashashe inzobe abareyo babwizanyije ukuri abareyo bamenye wenda nibijya bibatera nk'ibibazo aho bituruka ariko ahubwo bishobora kuba byarasembuye ikintu gikomeye cyane byagenze bite ibyabaye byarabaye yaje gufinyamba ibiganiro nawe arakabya yari yamwambitse costume cyane yari agateguye ko umukara n'umweru n'ubururu aho kajya kuba ubururu mukuru Efrem inteko rusange irabaye irarangiye urabona ko iriya nteko rusange uburyo ngabo yabidosobanuriye yari iyobowe n'abandi yakaba yari iyobowe na Paul Muvunyi ntiyarahari yari iyobowe na Vice Prezida we Vice Prezida hehe mu rwego mu nama y'ubutegetsi muri board nibo bari bayoboye inteko rusange MC murabizi ko yari Neza Budara ngo ni nawe ari umwanditsi w'inama
inama irarangiye imyanzuro iranditswe reka noneho ngo bayisharinge Tadeyo arebe mu myanzuro asanga imyanzuro bemeranyije hariya bimwe mu byo bemeranyije ntibabyanditse ahubwo ngo bashyizemo ibindi bintu bitigeze bivugirwa mu nteko rusange Tadeyo arayaga Tadeyo yarakaye ku buryo ari gushinja Murenza Budara wari MC w'inama ariko akaza kuba si wowe wari umwanditse Fure niwe wari umwanditsi umuyobozi ari Rwagacondo ariko nubwo naje kumenya ko ngo imyanzuro y'inama ngo yananditswe mbere y'inama nagushoboka bose bakandika imyanzuro y'inama imyanzuro y'inama y'inteko rusange ngo yanditswe mbere y'inama impamvu nuko hari n'ibyo inteko yanze cyane cyane biba birimo ngo board Murenzi Abudara yagiye gusoma imyanzuro aribeshya asoma ibijyambere baporopoje inteko ikabyanga barongera baramuga bati ariko ibyo ntitwabyanze ubigaruye ute urumva nimwe bari baranditse urumva bo baje banazi ko Murenzi Abudara agomba guhita basiyo ari ibintu byarangiye ko Rayon Sport igiye guhabwa Murenzi Abudara ibyo bintu rero byaje gutuma Tadeyo avuga ngo niba ari ibi ngibi kuko Tadeyo aranavuga ko ibi bintu yaba Murenzi Abudara na Rwagacondo bitwaga ko bayoboye iriya nama ku cyumweru ibyo ngo bakoze ngo ntibabikoze bonyine ngo harimo ukuboko kwa Muvunyi aho yibereye muri USA akavuga ngo harimo ukuboko kwa Muvunyi Tadeyo we ngo yarazi ko imbere y'abanyamuryango mu nteko rusange hazarani abantu bose bahari aho buri muntu wese yemerewe kumanika ikiganza agahabwa ijambo yarazi ko ibintu byose bigiye gucocwa abantu bose bagasenyera umugozi umwe bakaba abantu bahuriye kuri Rayon Sport ariko ngo yaje kuromarika ko harimo ikibazo gikomeye cyane ku buryo icyo abantu babonaga nk'aho ari igisubizo cyakabaye cyaravuye mu nteko rusange ahubwo cyabaye ikibazo gikomeye kurusha uko abantu babitekerezaga arashinja Budara guhindura imyanzuro yanditswe mbere y'inama y'inteko rusange niyo makuru ahari kandi bayandika batamubwiye bataramugisha inama ariko bano bantu baretse batamugisha inama wowe iyo urebye ugasesengura urabona abantu Tadeyo badashaka kumuhirika bari no kumugora rega si no kumuhirika gusa imyanzuro wese umuntu kugora kandi nimba bari baranditse imyanzuro batumizaga bahoraga bamubwira ngo tumize inama y'iki kandi bari bazi imyanzuro bagomba kwandika rega inama nayo kwemera kuyitumiza bageze aho we na Muvunyi aramubwira ati ariko ni inama y'itumiza we nta yemere kuyitabira nako ntabwo yashakaga kuko kanyizo we ntiyijyamo bya pressure na biriya bintu by'akanyenyeri byabereye hano hirya muri Zaria kugira ngo Tadeyo abizemo we ntiyanabyumvaga n'ubu ngubu bereka we ntiyanabyumvaga byabaye ngombwa ko binyura mu kuba umuyobozi wa fan base ariwe Dr Norbert atumiza inama y'abafana none iyo nama bakayitumizamo Muvunyi na Tadeyo ubundi iriya nama ntiyari kuba Dr Norbert birashoboka ko ahari ari Muvunyi waba waramubwiye ngo ayitumize wamugira inama yo kuyitumiza ariko hari ikintu ari kumva birashoboka ko ari Muvunyi waba waramusabye kuyitumiza kugira ngo Muvunyi abonereho umwanya wuko we na Tadeyo bahurira imbere y'abafana noneho bakaganira bakerekana ko nta kibazo akerekana ko rwose niba hari ikibazo cyabaye ari Muvunyi wasabye waba yaramugiriye inama nabwira Norbert kugira ngo Tadeyo inama yizemo noneho imbere y'abafana berekane ko Muvunyi nta kibazo yunze ubumwe na Tadeyo noneho Tadeyo nko kumureshya kugira ngo azitabire ya nama yo muri Zaria kuko iriya nama kuri gahunda ntiyari ihari mu myanzuro iriya nama bayoruganije bayitumije kubera ko bamenye ko iriya yo muri Zaria ihari nagerageje kureba muri iyi myanzuro kugira ngo ndebemo icyababaza Tadeyo cyangwa se icyo Tadeyo avuga kitavugiwe mu nama kugira ngo bari kuri TV no kuri YouTube bari kureba ariko hari no kuvuga ko hari n'ibyo bemeranyije bitarimo we ntabwo ari kuvuga ko ibyinshi birimo hano ahubwo batabivuganye ahubwo hari ibyo bumvikanye batashyizemo
hari umuntu yamenya ngo ni ibiki. ubundi se iyi myanzuro uko bayisomye byari byo cyangwa binyuze mu mucyo ko abagabo babiri Murenzi Abdara umwanditsi na Dr Rwagacondo Emile umuyobozi w'inama aribo bajya kwa noteri Umutoni Uwase Angelique nawe agashyiraho umukono kuko murabona ko ni imyanzuro yagiye no kwa noteri bishyuye 6,500 rwose kwa noteri Umutoni Uwase Angelique niwe noteri hanyuma n'imikono y'abasinye ni bande basinye imikono ibiri y'abasinye ni Rwagacondo umuyobozi w'inama na Murenzi Abdara umwanditsi w'inama nibo basinyeho bonyine none se ubwo tunyuzije mu ntuza mukuri rero Ephraim tugende kuri icyo ngicyo ko twashatse kuvugisha cyane nabo bireba nka Tadeyo wenda ngo pointing ngo iyi niyo ngingo ntemera twavugiye mu nama ikigaragara suko ugenekeje ukareba nyirizina ugasesengura suko aba bagabo bashaka kukiza Tadeyo suko batamushaka nyine ikigaragara Tadeyo muri Rayon Sport aracyari wenyine Tadeyo yoboye Rayon Sport wenyine urabona shakwa ati aba undi batamushaka bo barashaka kuza bakayifata bakayiyobora barashaka kandi umva hari gahunda yo kumwe abasiyo byarangiye muri mu nteko yaje yambaye ikote twagiye kuba CEO yari byareye ariko we ida byari bizwi ko Murenzi agiye guhabwa Rayon Sport oya Ephraim ikintu kimwe ngiye bambwira ngo barashaka guhirika Tadeyo ngo bagende ngo bazana undi muntu wenda wakwihanze ariko nimba ari uriho ari bamwizaniye basi Tadeyo akayobora ariko reka nkubaze muri baramushinja iki usanga ari byo baramushinja ari byo bicyakuta ibyo bakora sebo munaniza ariko hano harimo hararazamo n'ibintu bishobora kuba ari ibibazo biri personal hagati y'abantu nicyo cyambere ahubwo ibibazo biri personal hagati y'abantu nicyo gisenya no makipe rero yacu y'abafana ruvuga ngo ibintu biri personnel biragera bigete ba included muri team uko Ephraim no wenda washaka kutabivuga mu ruhame buriya umuntu uhora ushegesha Rayon Sport nkuko babivuga entre parenthèses yitwa Prosper ariko nta bibazo biri private agirana n'umuntu bahurira kuri Rayon Sport we avuga Rayon Sport niyo mpamvu bageze mu nteko ukabona babagacinye na ba Prosperi bari kumwe na Tadeyo kandi ku busanzwe batari kumwe champion ijya kurangira umwaka ushize hari ikintu cyavugaga ngo abasaza se ko tubona bayidutwaye hari umuntu twigeze gukubitana gutya arambwira ati abasaza se ko bayidutwaye yashakaga kuvuga Rwagacondo Muvunyi na Mureni ese wari mu cyiciro cy'ubwo wabikubwiraga avuga ngo abasaza we ari muri icyo cyiciro cy'aba bo muri komite ariko buri Gacinya na Prosper ntabwo babumvikana nabo hari ibyo bashwanamo ariko iyo haje mu undi muntu nka Tadeyo bahita bajya hamwe bakadezima bose we kumurwanya none se muri komite nabo ntibumvikana aba Prosper bagacinya ba Tadeyo ariko iyo haje bamuvunye ndabona ko iperereza ikibazo gishobora kuba kinasembura n'ibi ngibi ngo umurongo ikibazo umuntu witwa Rwagacondo yabafitanye na Tadeyo shakira hagati ya Rwagacondo na Tadeyo kibe zakivugira shakira hanze nzakivuga nikwandikire urakizi kinyandikire urakizi ariko biraterwa n'iki urakizi Ephraim ndakizi noneho ubwo Ephraim wakimaye urakivuga ndakivuga ko atangiye wabitoye ejo no kudusesengura ni muzagishaki muzatoze neza oya bafitanye ibibazo byabo biri personnel bidafite aho bihuriye na Rayon Sport bikarangira bigize ingaruka kuri Rayon Sport ariko biri gukandamiza Rayon Sport urakoze ubwo biretse bihura n'aya marira nkuko na Muvunyi yigeze kukigirana na Rwagacondo biri personnel ariko nabyo byageze aho bishegesha Rayon Sport Ephraim gusa nuko Muvunyi wari umuntu wita arenzaho ukuntu akabyihorera bigapasa gutya icyo nakubwiraga urumva hari abantu barenganyije uno mu papa roje ngo yarize kandi ibyo tuvugiye hano ibyo yavuze nyine aba yavuze biki ko aba basaza ari bo kibazo ahubwo muri Rayon Sport ati mwaje mufite imyanzuro muza mufite ibintu byose ngo Rayon Sport ngo tuje gukora ngo inama ngo yo kugira ngo twiyunge ariko muri kuryaryana muraryana ariko ko wasenga ugasanga nibyo yida
abantu bari fotoza uyu munsi ngo biyunze bafite akawayini bafite aho gasikoro bari gukora kiyazi kwiyunga ariko nibyo ku mafoto nyine gusa none se birangira Ephraim hano ni duhora tuvuga inama nizo utavuga kuri mikoro zindi ziba zabaye Rayon Sport ashaka gushika icyumweru n'anama ibaye nubirimo nashaka kumara icyumweru n'ababiri biyunze nazo ubwo ngo Prosper ngo turi kumwunga ngo natade ahubwo bagasohoka bashwanye kurushaho umwe kugenda gacinze rindi akagenda bashaka no kwifotoza ngo bagaragaze ko nyine ibintu ari fresh ariko indani harimo ikibazo ngo usanga inama zo kwiyunga arizo nyinshi kurusha inama ziteza imbere Rayon Sport none murapropose ko turapropose kandi tudafata umwanzuro se ko uyu munsi abantu bashobora gutungurwa babonye ibintu bibaye hari ushaka kwegura se Tadeyo ngo bitarenze saa 9 ko ashobora kurekura ikintu bita umuriro urabateremo kwegura none ngo ntabwo ari ingingo imwe cyangwa ebyiri ngo ni ingingo nyinshi bamodifiye mu myanzuro ubu tuvugana bari mu nama hari inama iri kuba kuri ofisi ya Rayon Sport hari ofisi yimukiye hano hirya Remera BKR ni iruhande rwa BKR saa 9 amashusho ari kuvuga saa 9 abantu bashaka kubona Tadeyo arekuye ikintu cyitwa umuriro bamukameye rwose ariko ntituba dukoresha terime yitwa umuriro abantu ntiba ararekura ukuri arashyira hanze ukuri mbona amakamera mureba mu kanya gato yarabari kutubwira uko bimeze nabonye Tita nabo bari mu ntane biga ntukagire idakwa nkanze bamwita Johnny ngo rega Rayon Sport sikiriziya ngo gushwana ni ibisanzwe ngo narimwe batazashwarerega ahubwo nibumvikana izasenyuka Joro wamanga Rayon Sport akayobora sinini ya we niyo myumvira bayifitiye bavuga ati roje ibintu yavuze nge namwemeye ubwo ni Joro nanjye rero yamwimbwiye urumva aya aba ikiriho nuko iyaba buri muntu umwe wese muri aba bagabo bayoboye Rayon Sport yicaraga akibwiza ukuri akagirira impuhwe abantu baba baturutse za Gisaka baturutse za Rusizi baje muri iyo assemblée baturutse za Nyamasheke baje kureba Rayon Sport Day match ya saa 12 irangira saa 2 bakarara bagenda mu gahiyasi basubiyeyo yarebaga abantu bashobora kuba bakuzura iriya stade yarebaga abantu barira hari ibyo atakora inyungu zabase benshi muri aba bose ntawe mvugira kuko nta mushya uri muri yireyo kuva kuri Paul Muvunyi iyo uvuze Rayon Sport abantu bumva Muvunyi ukajya kuri Murenzi Abdara wa Gacondo ntiyaherukaga nawe yaje mu murundi ruhu niko navuga muri iyi minsi yari yarabuze sindi cyo cyo muri Rayon Sport kabisa ukajya muri komite nyobozi kwa Tadeyo Prosper Gacinya nta numwe mushya uri muri Rayon Sport buri wese ibyo yakoze birazwi buri wese ibyo abaharanira birazwi iyaba rero bose bahurizaga kuri Rayon Sport kandi barayikunda utayoboye akumva ko inshingano yajya inama yahamagara Tadeyo akamubwira ati ariko nyamara uwo mukinnyi cyangwa se wimugura cyangwa se nabonye uyu mukinnyi Tadeyo nawe agafata umwanzuro ariko kuwanga kwa Tadeyo ntaba umwanzi kandi Tadeyo nawe niyumve ngo bariya ndabaciye fasha abangaba nibo bapampe banje afite abavisi afite abajyanama ariko aba bajyanama bakabona si byo barimo bakora ahubwo Tadeyo nawe afite abandi byo nabyo birababaza Rayon Sport ni uruganda Rayon Sport ni ikipe yakwitunga Rayon Sport ni ikipe yazamura umupira nyarwanda ariko ntibizigera bibaho ibi bintu bari kubishwanira ntabwo mu rugo uzanyere ku rugo rwatera imbere imishinga igatera imbere hahoramo mushinga gushinga hahoramo ingumi nta rugo
umugabo umugore cyangwa se umugabo abana bahora bashwana. Ikiba kiriho nuko buri wese abacungana n'ibyo bagize bamaze kugira, bamaze kugura, bamaze kunguka, birimba kubibona. Iyo ni Rayon Sport. Habari Iyo niyo Rayon Sport zanyazo uretse kuzimbwira hitima kandi maze nkubwira ko ingingo Tadeyo yigaramye iziri buza no gutuma kuri iki gicamunsi ari busore statement nta gihindutse. Reka tuze tuzibabwire. Ziri mu myanzuro y'inama. Reka tuze Efremu ube imyanzuro mufite aho ngaho. ndayifite. Uze kureba ingingo ya 9, ingingo ya 10 n'iya 12. Reka Efremu azatubwiye kuri iyo ngingo. izo ngingo nimwe se Imyanzuro y'inama igizwe n'ingingo 16. Umwanditsi w'inama nabudara. Efremu ingingo ya 9, ingingo ya 10 na 12 mu myanzuro y'inama gisomera abantu bayumva. Ingingo ya 9 iragira iti abanyamuryango bitabiriye inama bemeje ko inama y'ubutegetsi izahitamo uwaba CEO. Bodi nukuvuga bodi nizashyiraho CEO imaze kubijyaho inama na komite nyobozi maze ikamuha inshingano ndetse n'amasezerano y'akazi. Ibi Tadeyo ntabyemera. Somi ya 10 mbere ko Abanyamuryango bemeje ko umuryango ushyiraho umuyobozi wa finance, directeur financier n'abandi bakozi bo muri departement ya finance n'umuyobozi wa sport, directeur sportif. Tadeyo ntawemera. Bemeje ko hazashyirwaho CEO ariko ntabwo ari bodi. ntabwo ari bodi hagariwe na muvunyi zamushiraho. Kandi aho ngaho urumva iyo bavuze ngo bodi nizamushyiraho ngo imaze kubijyamo inama na komite nyobozi, nta nama muzajya. burya ikintu bita umujyanama cyo cyitonde kuko umuntu mugisha inama y'ubishaka. Ari igihe ugira inama umuntu akanga kuyumva. Ese ngo mwinama ugira umuntu wese. Kuko twaje kubwirwa yuko iyi bitaga organe supreme gitorwa yo bamuvunye ngo ari inama none ngo yitwa inama y'ubutegetsi. Ingingo ya 10 iya 10 yo irimo ko abanyamuryango bemeje ko umuryango ushyiraho umuyobozi wa finance, directeur n'abandi bakozi bo muri departement ya finance n'umuyobozi wa sport directeur sportif. Icyo nzi nuko byavuzwe ko Irambona na Liliane bashyizweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Komite nyobozi ivuga ko bizakosorwa ariko ntabwo bigeze bafata umwanzuro ko hazashyirwaho abandi. Still urumva ikintu kikiri aho ngaho kigonganisha Tadeyo n'inama y'ubutegetsi bahise birukana Liliane na Irambona. Noneho bazabasimbuza, bazashyira abandi bakozi babasimbura. ni bode Iba ari bo yaho ntabwo byanditse ko ari bode izabashyiraho ariko logically oya kandi hano ari cyo bavuga. Oya abanyamuryango bemeje ko umuryango ushyiraho nyine abanyamuryango n'umuryango umuryango ushyiraho kuri CEO byo biri clear ko ari inama y'ubutegetsi, ko ari board, ari inama y'ubutegetsi. Abanyamuryango bemeje ko umuryango ushyiraho umuyobozi wa finance n'abandi bakozi bo muri departement ya finance n'umuyobozi wa sport gushaka kwizanira ababo directeur sportif. Irambona na Liliane babatwaye iki? Oya urumva hano ni ukuvuga ngo Liliane na Irambona nuko uzasubiramo uburyo bwo kubashyiraho wenda bagashyira imyanya ku isoko hakaba ipiganwa, ariko ibi ngibi birumvikana n'uba bikiri cyangwa ariko nabyo ntabwo bavuze ko bazirukana kuko iyo umwanya uwushyize ku isoko. Ubundi Liliane asanzwe ari afite ihe post umuyobozi w'abakozi. None se bihuriye na directeur financier. Bose directeur financier ko na Irambona ndumva post ntabwo ari directeur sportif. Liliane urumva oya Liliane ntabwo ari umuyobozi w'abakozi se. Yego ni nkaho ari we ushinzwe byose aho tumufate nka na finance nyine byose babirimo nuko nyine afite titi y'ikora ubuyobozi. Mu by'ukuri ajya kumera nka ESG kuko niba muri office ari umukozi uhembwa kandi ari umuyobozi w'abari hara ku office bose niwe umuyobozi wa Matici n'umuyobozi wa Delphin n'umuyobozi wa Irambona. Urumva ko ashobora kuba ameze nka ESG. Urabona nkabura nko muri Ferwafa ni urwego umuyobozi w'abakozi bari muri Ferwafa aba ari secrétaire général, camarade no boss. Umuyobozi w'abakozi ntabwo aba ari president wa Ferwafa. Oya. Hanyuma ingingo yindi ya 12 avuga ngo abanyamuryango bitabiriye inama bemeje ko inama y'ubutegetsi yazakurikirana umushinga w'imikoranire na Rwanda Revenue
wo kwinjiriza amafaranga umuryango wa Rayon Sport. Aha naho uyu ushinga wavuzweho wuko abantu bazajya biyandikisha nk'abareyo Rayon Sport ikazishyura imyenda ifite kuri Rwanda Revenue, hakabaho imikoranire ya Rwanda Revenue ku bigendanye na IBM. Ariko ntabwo bigeze bavuga ngo ni inama y'ubutegetsi izakurikirana uwo mushinga. Hano rero nibyo banditse muri iyi myanzuro ko ari inama y'ubutegetsi izabikurikirana. ariyo board nyine Aho bishingiye ibi byose iyi bras de fer, aho bishingiye nuko hari ibiri specific ko bizakorwa n'inama y'ubutegetsi biri kuvanwa mu biganza yakabibona nko kuyoborerwamo gufatirwa imyanzuro. Nta hantu na hamwe komite nyobozi ifigira, nta hantu na hamwe Tadeyo ari mu kuzakurikirana iyi mishinga, kereka ibyo kuvuga ngo credit. Aho Tadeyo ari mu by'ukuri Kanyizo, ikintu kikiri ikibazo ni cya kindi na RGB yabwiye Rayon Sport ko tubona urwego inama y'ubutegetsi cyo bita board na association ya Rayon Sport ko tubona inshingano zabo zijya gusa ari zimwe. Mu gihe nimucangure bino bintu still nibyo bikigongana. Rero njyewe ndi kubona ikintu Rayon Sport yihutira twanabigarutseho ni ukuvugurura amategeko, hagasigara umuyobozi umwe, hagasigara urwego rumwe, komite nyobozi igacagagura na Prezida na vice ntibumvikane, ariko icyo gihe byibuze Prezida bafite ahagarukira, vice Prezida bafite ahagarukira, bafite abo yagisha inama, atari kuvuga ngo hari n'urundi rwego noneho narwo rufite na vice rufite na SG. Muri komite nyobozi ntibari kumvikana, bari gucagagurana, noneho hakaza n'abandi bo mu muryango nabo bakaza bakabivanga bikaba inzego ebyiri zitumvikana zose kandi zireba Rayon Sport. Nibarindire uru rwego bavuze ruzajyaho barwihutishe, ruvugurura amategeko, urwego rumwe ruveho, kuko bajya no kubishyiraho. Hano twabikozeho debate ndabyibuka, nta na rimwe Rayon Sport yagize inzego nyinshi ngo board ngo FC, murabyibuka igihe cya Kimenyi na Rayon Sport FC na yagacinya ibyabaye. Gacinya wigeze no gutobora aravuga ati ariko iyo board ubundi mumbwira iyo board se inyishyurira rekiritoma y'umukinnyi, iyo board se irampembera ati bakoze iki? Ubundi board yakabaye ikintu kireberera ekipe ariko kiri ku ruhande, kitajya muri fonctionnement ya ekipe, kitajya board ijya muri rekrito bibahe. Harose kanyu urabizi ko burana na za Chelsea na za Arsenal na za Liverpool na za Man U za Bayern zigira board of directors. Teledis Radiant TV 10 igira board ibiri urwego rw'ikirenga ruri hejuru, ariko ntabwo iyo board irekirita Ephraim, ntabwo irekirita ntabwo ihakazida. hari ababishinzwe ahubwo icyo hitwa wenda byapfa kubareberera nyine, bakabareberera bakababaza kuki wenda ikigo cyungutse, ikigo cyahombye, ikigo kidatera imbere, ku kigo kigomba kwimuka. Yego, ariko ahangaha iyi board ujya kumva ngo yaguze umukino, ngo irashaka umukino, ngo irashaka umutoza, ngo irashaka kwirukana umutoza. Iyo board mu bintu byose nta hiba. Board ikwiye kumenya akazi kako na Tadeyo akamenya akazi ke, ntagiye n'umuvangira undi mu nshingano cyangwa umwe. Gusa nanone Ephraim kintu narabuze n'umuntu wese wajyaho agasimbura Tadeyo bimeze gutya nawe yakubita kuri uru rutare byamera gutya. Ikindi muri Assemblée Générale ingingo zose zanditsemo hano kuri 16 ngo bemeje ko ibivugwa muri izi ngingo bizashyirwa mu bikorwa cyangwa se bizakorwa nyuma yo kwemeza stati, nyuma yo kwemeza ya mategeko avuguruye. Uribaza rero ayo mategeko se navugururwa akaba atagiha ubasha inama y'ubutegetsi kubiri, bizagenda bite? Kuki hajemo inama y'ubutegetsi? Kuki inama y'ubutegetsi yajemo ahangaha? Nibyo Tadeyo yikanze ngiye uko ndi kubyumva. Oya, unashyize muri logique n'ukura kuki batakomeje ngo bakoreshe ijambo umuryango ko ari bya Rayon Sport? Kuki babuze inama y'ubutegetsi? Mu byumva nyine ko Tadeyo nashaka azabe yaragiye.
ariko bizakorwe na Kanyizo uzaba watorewe kuyobora Rayon Sport tusembo kuvuga ngo bo bamaze kugena ko abanditse imyanzuro bamaze kugena ko stati izaba ibemerera barabyanze bazaba bariho barabyanze bashakaga ko bimwe bihita bishyirwa mu bikorwa bari babishushanyije abanyamuryango barabyanga baravuga ngo twihutisha icyo ngicyo cy'inteko rusange izemeza amategeko ibindi byose bizakorwe nyuma ariko ubundi abantu bo muri board amakuru mfite nuko bari baje babishushanyije Murenzi agomba kuba CEO ubu twategereza umwanzuro nabita umwanzuro niba ko nagihindutse itangazo rya Tadeyo ko ngo ashaka gushyira hanze ukuri ida icyo bita reality ngo hari byinshi azi atavuze ambabare nagire gusa oya humura cyane nabwo niyo yabikora aramutse arijejwe na Rayon se ko ayikunda hari ikibazo barabura gukemura ibibazo bakirwa barira se kandi ariko biba byabarenze kandi no kubera urukundo none se wowe ntiwarira kandi urijijwe n'amarangamutima ubu ntabwo urarira urijijwe n'amarangamutima amarira buriya ni ikintu yose ni umuntu w'umugabo umwe arira wa kabiri akaro gatatu kandi barira ku kintu kimwe suko Rayon Sport babona twara neza ikintu kizakemura ibi ni statut nkuko babivugaga ni nabwo bashobora no kujyana n'ibyo bajyana muri RGB ahubwo RGB irongera igaruka ugaruka iziri seri ariko urwego rwigenga abagarurire bazacungire hafi narwo ntiruzabe influence n'abantu kuri YouTube bari kwandika ati mana twiye kumva tukumva ngo Yesu ngo kandi ubwo bamuteraga amabuye Ephraim bamwe muri aba bari bamwamagana uru rwego ruzakirwa rwigenga bazacungire narwo rutazaba influence n'ubundi ntabwo na force ziri exterieur ntibishoboka ko rutaba influence gushyiraho stati kanye kurambirije kuri Jean Fidel ukeneye muri Rayon n'umureyi uwo ari we wese umubajije ukamubwira uti Muvunyi ahagaza Tadeyo ahagaza Gacinya ahagaza Prosper ahagaza ninde muntu waha amafaranga ninde muntu wakwizera waha ubuyobozi bwa Rayon Sport abareyo bareba Rayon gusa batareba ngo Muvunyi ni umupampe nako ndi umupampe we Tadeyo ndi umupampe we Gacinya turasangira Prosper ndi umupampe we mpamenya ko pourcentage nini yajya kuri Jean Fidel nyamamya kumuhaye ni body yayishobora njye sindeba umuntu ahubwo ko nawe uburyo yarayoboye ntabwo bwari uburyo buri perfect bwari bwiza nta nubwo wayobora ikintu ngo ube perfect reka twitahishe